Yes, ndongenda gusuje kandi nguhaye ikaze we wahisemo kubana natwe umunsi ku munsi. Nongeye kugushimira wowe wakanze subscribe nawe utarakanda subscribe ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Uyu munsi turi mu birometero byinshi uvuye mu mujyi wa Kigali, ni birometero byinshi ku bantu bazi akarere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Turi mu karere ka Ngoma nkuko nabibabwiye, mu ntara y'Iburasirazuba, mu murenge wa Kibungo, ni mu kagari ka Gahima. Ni agace abantu benshi mu minsi mike itambutse bakomeje kuvugaho, bakomeje buri muntu wese uri kubona cyangwa uri kubona amafoto ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ari kwibaza ese aha hantu koko habaho cyangwa harahari. Nibyo twebwe twaje kugira ngo tubakurikiranire turebe koko ibyo bintu biri kuvugwa cyangwa biri gucicikana cyane kuri social media no mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Natwe The Next Media TV twaje kugira ngo natwe tuhigerere turebe ko koko ibyo turi kubona mu mafoto ari byo. Ni agace abantu benshi bahita ngo ni muri Gabanyifiriti cyangwa nahoze numva n'abantu baho cyangwa abantu batuye aha ngaha bari kuvuga ngo ni muri Shirumuteto. Ni amazina menshi hafite ariko hamenyekanye cyane cyangwa hamamaye ku izina rya Gabanyifiriti. Ni agace abantu bavuga ko baza kuhasengera bakahabonera amasezerano, bakahabonera ubuhamya byinshi. Kuri aka gace turaza kugenda tubibagezaho cyangwa tuganira n'abantu batuye muri aka gace n'abandi babashije kuhagera baje gusenga. Abo bose turaza kugerageza, abo turi buze kubasha kubona hafi baraza kugenda batuganiriza, ariko mbere yaho ndaza gusaba kameramani wanjye abereke ibyo bice, babereke aho hantu ukuntu hameze. Ariko wakibaza ngo ese aha hantu hamaze igihe kingana gite bahasengera? Wakibaza ngo ese nibwo bimenyekanye ko aha hantu bahasengera cyangwa hari abantu bajya muri ibi bice? N'ahantu uri inyuma cyangwa uri kuharebera inyuma, n'ahantu hagaragara nk'umwobo uteye ubwoba. Ni ahantu urebye uri ku ruhande cyangwa uri umuntu ugira ubwoba udashobora gutinyuka wowe kwishoramo ngo ujyemo. Turaza gukomeza tugende tureba abantu baturiye hafi aha, ari abahasengeye cyangwa abahatuye, tuganire nabo. Aha ngaha turi ni agace batubwiye ko bakita ngo Shirumuteto. Ni igice njyewe ubwanjye kubera ubwoba bwinshi ntigirira kwinjiramo, uretse ko n'inzego z'umutekano zahafunze, ariko ntago nabasha gutinyuka kujyamo. Ariko ndaza kuganira n'abantu bake batuye hafi aha ngaha, batuye muri ibi bice, bagende batubwira ese aka gace bagafata gute nk'abantu bahaturiye. Nta mpungenge habatera, nta bintu bidasanzwe cyangwa ibikoko cyangwa inyamaswa zishobora kuba zirimo hano ku buryo byabatera ubwoba. Ese ni iki kidasanzwe kibamo gituma bajyamo? Kuko ikigaragara ni ahantu ushobora kubona hateye ubwoba, ni ahantu mu buvumo nk'uko benshi bakunda kubivuga, ni ubuvumo. Ubwo ndaza kugerageza kuganira n'abandi bantu bagiye batandukanye batuye muri aka gace, batuganirize, batubwire ibyaha hantu, batubwire ese amakuru yaha ameze gute. Mukomeze mubane natwe, mukomeze mudukurikire. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kujya bigera ku banyarwanda benshi. Benshi mu baturage bari hafi aha ngaha bigoranye ko batanga amakuru y'aha hantu. Bakubwira ko ari ahantu hamaze igihe kinini, ariko n'uyu mwanya nk'uko natangiye mbyibaza, ese ni iyihe mbarutso yo gutuma aha hantu
hafungwa. Aha twari turi ni mu gice kimwe, abahari bakubwira ko ni igice cyitwa ngo Shira Umuteto no kuri paruwase nk'uko babivuze, ariko hari ikindi gice ari nacyo cyabaye kimenya bose, abantu benshi bamenye, igice cya Gabanyifiriti. Turakomeza tuhatembere, tuhazenguruke, tumenye byinshi kuri aha hantu, ndetse ibishoboka byose turagerageza kumenya amakuru, turagerageza kuvugisha ubuyobozi, turagerageza kumenya ese ni iki gituma abantu bakunze ahangaha nubwo bahafunze, ariko ubona ko abaturage cyangwa bamwe mu bantu bahasengeraga batabyishimiye. Icyo ni kimwe. Ese abandi bantu batahasengeraga cyangwa batuye muri ibi bice nk'uko twagiye tubisoma mu bitangazamakuru bitandukanye, bavuga ko bafite izo mpungenge. Ni iki kibatera izo mpungenge? Turakomeza dushaka amakuru, turakomeza tuzenguruke na kameramani, tugiye kuzenguruka iki gice mu buryo bwo gushaka amakuru ahagije y'aha hantu n'amateka yaho. Mukomeze mubane natwe kugira ngo tubagezeho amakuru ahagije y'iki gice. Iyo urimo ubona umuntu yinjira ushobora kugira impungenge, ese ntago hejuru hashobora kuriduka harakomeye nkaho uba ugeramo imbere ukareba. Twe twahageze bamaze gushyiraho ibi birango bigaragaza ko bahafunze, ariko nkamwe mwabashije kugeramo mbere yacu, ubona iyo urimo imbere hatagutera impungenge ko hashobora kuriduka hakaba hatwara ubuzima bw'abantu? Imbere nta kibazo byatwara kuko imbere ni ahantu heza cyane, nta kibazo cyaho kirimo. Yego, uyu munsi nibwo byamenyekanye ahantu ndetse bahita banahafunga, ariko kenshi ahantu ndabona ntago ari uyu munsi bahasengeye, hashobora kuba hamaze igihe kinini. Ugereranyije hamaze igihe kingana gite? Ugereranyije hamaze nk'imyaka 15. Imyaka 15. Utekereza ari iyihe mpamvu yatuma uyu munsi aribwo hamenyekanye cyane bagahita banafata umwanzuro wo kuhafunga, ku buryo n'abantu benshi batari babimenye ko hafunze, bari baje gusenga, benshi twahasanze bari baje gusenga ariko basanga harafunze, nabo birabayobera. Wowe utekereza ari iyihe mpamvu bashobora kuba bahafunze? Ntago twamenye impamvu yatuma bahafunga, bitewe yuko twebwe twabonaga nta kibazo, ariko buriya leta ishobora kuba ifite impungenge yuko hashobora kuba havuka ikibazo. Yego, ariko ahantu hamaze imyaka 15 ntago abantu bakomeza kuhaza inshuro nyinshi, buri munsi abantu baza nta kintu bahabonera. Ese niki nubuhe buhamya bukeya nk'umuntu utuye hafi aha cyangwa uhageze inshuro zirenze imwe kundusha, kuko ngewe uyu munsi ni ubwa mbere mbashije kugera aha hantu, nubuhe buhamya bw'aha hantu ushobora kuduha mu magambo make, mu minota mikeya, aha hantu nubuhe buhamya hafite? Ahantu rero abantu benshi bagiye bahakirira cyane, hakirirwa indwara nyinshi, yahageze n'abasazi barakira, habonekamo n'akazi rwose. Iyo wasenze neza hano hantu bigenda neza, nta kibazo cyaho. Gusa twebwe turabagabo guhamya yuko n'ubundi tusanzwe tuhasengera, kuko Imana igenda ibigenza neza. Abadafite akazi tukakabona nta kibazo, abarwayi bagakira nta kibazo cyaho, mbega uhageze afite ikibazo arahasubirizwa. Yego, nyuma yuko uyu munsi hafunzwe, wowe nkawe uratekereza nk'umuntu wahahuriye n'ibyo bitangaza bigiye bitandukanye, uyu mwanya abantu muri kumwe cyangwa abantu bari basanzwe bahasengera, aka kanya niki wababwira mu munsi kuba wataye umwanya wawe ukaza aha ukahagera ugasanga bahafunze, bibaye ngombwa ko ugiye gusubira aho uturuka cyangwa hafi aha ngaho utuye wari wigomye imirimo yawe,
Niki wabwira abantu kuri uyu munsi usanze bafunze ahantu wizeraga ko ushobora guhurira n'ibitangaza by'Imana nk'umuntu yizera, niki kintu ushobora kubwira abantu? Kuko urabona nimba bahafunze bivuze ko ntago bikemewe kuhasengera, uhasengeye byaba ari amakosa, cyangwa wongeye kwinjiramo hano byaba ari amakosa. Niki wabwira abantu muri rusange? Nk'abantu nyine twari tuje gusenga tubyiteze, nyine tuzi ko nta kibazo cyari gihari. Yego. Twaje nyine dusanga bimeze gutyo, ntago twemerewe kwinjiramo, ariko gusa ikibazo ntago twabasha kumenya impamvu bahafunze. Ahubwo twege ikintu twasaba nka leta y'u Rwanda nuko badufungurira aha hantu, rwose nta kibazo cyari gihari. Aha hantu harakomeye cyane. Birashoboka ko ubwo bafite impamvu, turaza kugerageza gukomeza kuvugisha ubuyobozi tumenye impamvu bafunze ahantu, ariko nk'uko mubyumvise uyu muturage atubwira, arakoze cyane kuba aduhaye umwanya we wo kutuganiriza, akatubwira aha hantu. Aha niho hamenyekanye cyane, bahita muri Gabanya Ifiriti. Uhareba neza kugeramo ifiriti byo ushobora kugeramo yagabanutse. Aho ngaho iba yagabanyutse kabisa, kuko umuntu ungana na Patiri na Pazo wanjye wo kuri kamera ashobora kwinjiramo bigoranye. Nanjye ariko njye nakinjiramo. Wakinjiramo ariko nawe wavamo bigoye. Yego. Nkuko nakomeje kubibabwira, aba ni abantu benshi twari tuhasanze baje gusenga, ariko bose dusanze bafite impungenge ko hafunzwe. Bibatunguye kuko byanze bikunze ntago haraye hafunze, ahubwo hafunzwe mu masaha ya kare, ubwo inkuru zakomezaga gucicikana z'aha hantu n'amafoto menshi. Aba bantu nk'uko mubyumvise ku ruhande rwabo byabatunguye, ndetse n'ahantu hari hamaze igihe kinini nk'uko babyivugira. Reka tubabwire ngo mukomeze ni ukwihangana subu, cyangwa murashaka ahandi mushobora gusengera, ariko n'ahantu hasanzwe mutiriwe mujyamo hano hanze. Naho ngaho umuntu yahasengera nta n'ikibazo gihari. Aho uhagaze aha ngaha bivuze ko bitari ngombwa no kwinjiramo hano ubundi? Ntago ari ngombwa, ariko bitewe n'ukuntu yego wumva ubishaka ujyamo nta kibazo. Ariko ahantu hose Imana irahagera, nta n'ibirenze biba birimo, ahubwo nuko ikibazo twasanze hafunze, kandi abantu benshi ariho twagiye dutabarirwa. Tujya twumva imisozi myinshi igiye itandukanye. Nimba mukurikira amakuru, hari umusozi mu minsi ishize byabaye ngombwa ko n'umukuru w'igihugu agarukaho, umusozi witwa ngo umusozi w'ubukene. Ni umusozi uba muri Rutsiro. Uyu musozi aha hantu ntiyajyanwa n'aho hantu? Kubera iki? Ese ngeze amahirwe, najyaga nibaza iki kibazo, ariko ngeze amahirwe yo guhura n'umuntu ushobora kumfasha. Mwese mwamfasha. Imisozi myinshi, kubera iki imisozi myinshi y'amasengesho igira amazina asa n'ahakanganye? Impamvu ajya amazina akanganye nyine biterwa n'ukuntu haba hameze. Nk'ubwo nyine aho ngaho ni muri Gabanya Ifiriti, nyine ubwo nta gikoma kiba kirimo, ni ukujyamo nyine wiyemeje gusenga, nyine ya mafiriti yawe wayibagiwe. Yego. Urumva nka hari imisozi yitwa ngo Kizabonwa, kanumva indi nibuka nk'uwo nguwo witwa ngo umusozi w'ubukene. Kanyarira yo ntago ikanganye cyane. Kizabonwa, umusozi w'ubukene. Hari n'undi nigeze kumva baseserana wo mu Rutare, bawita gute nimba hari umuntu wundi ushara? Patiri witwa ngo iki? Patrick nawe ni nkanjye. Tujyayo ku cyumweru gusa, urumva abantu dusenga ku cyumweru gusa. Ariko reka nshimira abantu dusanze aha, batwemereye kutuganiriza bakatubwira byinshi kuri aha hantu hamaze imyaka myinshi, ariko uyu munsi hateye impungenge. Ubuyobozi bukaba ngombwa ko bahafunga. Bashobora kuba batari babizi ko hahari, sinzi nimba
uyu munsi aribwo byamenyekanye kubera abanyamakuru bahageze, ariko ndashimira abaturage muri rusange bemeye kutuganiriza bakaduha amakuru y'aha hantu. Mwakoze kubana natwe, mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu, tuzajya tuhora tubagezaho amakuru agiye atandukanye n'aya hantu turakomeza kuyakurikirana, tubaza ubuyobozi